Abantu batangiye kwibaza ku byo barimo kubona ku isi, ngo hari ikibazo gikomeye, ngo turapfuye turashize, ngo Amerika igiye kurwana na Korea, ngo kandi Korea ngo ifite ibitwaro bya kirimbuzi, ngo kandi ibyo bihugu birarebana y'ingwe. Nari maze igihe ntaza mu itangazamakuru, ariko kuko ibyo nabonye perezida wa Amerika yavuze ntabwo nakihangana. Nabonye avuga amagambo arimo iterabwoba, atera ubwoba igihugu cy'Uburusiya, ariko ndagira ngo mubwire ko kuba byonyine yagaruye izina Korea ya ruguru mu kanwa ke bigiye kumukoraho. Yahishuye igice cya 13 uhereye ku murongo wa 11. Indi nyamaswa zamutse ivuye mu gitaka. Nituzitiranye ibintu. Amerika mubona kiriya gihugu cy'igihangange niyo igomba kuyobora iyi si, ikayiyobora yose, mu byumve, mu bitega amatwi, mu bishyira mu bwonko, kuzageza igihe Yesu azazira, kuko ibyanditswe byera birabibemerera. Yavuze irindi jambo ryambabaje cyane, avuga ko Uburusiya ari igihugu giciriritse. Arongera avuga ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari cyo gihugu gikomeye ku isi. None ndagira ngo mubwire ko nari ntegereje amagambo nk'aya. Nari naririnze kwijandika mu ntambara iyo ari yo yose muri iyi myaka, ariko ndabona ntakihanganira ibi ngibi. Korea mubona irimo kwiyemera n'abaperezida bayo, bafata umuntu bakamurasisha ikompora misiri irasa indege. Kuriya yigira yikarakasa, yigira igihangange mu isi, ibyo irimo ntabwo ibizi, iri mu mana, ntabwo izwi, Bibiliya ntiyivuga. Ubushinwa nubwo ari igihugu kirimo gukomera, kirimo kugenda kigwiza ingabo mu isi, cyongera kugaragaza ko nacyo noneho kigiye kwinjira muri politike, cyari kibereye mu bucuruzi, nacyo nuko kiri mu mandazi, kirashaka gukomera ngo kigire imbaraga, ariko izo mbaraga zacyo ntaho ziboneka mu byanditswe byera. Wapi? Irani bisa naho yazamukiye rimwe na Iraq, n'Amerika barayireba bati Iraq reka tube tuyikijijeho gatoya. Biriya yigira ngo ifite intwaro za kirimbuzi, ngo yarwana na Amerika ngo yagenza, biriya nibyo yigira, iri mu mandazi, nayo ntabwo izi byirimo. Wagira inama Korea yibwira ngo gabanya kurindagira, wagira inama Ubushinwa yibwira ngo ntuzigere wipima kuri Amerika. Ubuhinde, ibi barimo kugeraho barimo gukora, ibyo byakozwe n'Abanyamerika guhera mu mwaka wa 60 kuzageza muri 70, muri za 80 yari itangiye kujya mu ikoranabuhanga badafite. Batangiye kubona hejuru y'ibihumbi 2000 na utuntu Amerika yakoze kera mu 1960. Buriya n'Ubuhinde nabwo buri mu mandazi, ntabwo buzi igipfa n'igikiro. Kare mbabwire, bagira imbaraga ntibazageza kuri ex-URSS, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Ntabwo muyibuka kera ihitinga hagati y'umwaka wa 70-80 kugeza muri 90, abantu bagatangira kuyibeshaho ngo niyivugwa mu byahishuwe Yohana igice cya 13 ariya ku nyamaswa zamutse ivuye mu gitaka. Batangira kugira confusion, batangira kwitiranya Amerika n'Uburusiya kuko byari bihugu bitewe n'iriya ntambara y'ubutita, bati wose birashoboka ko ari cyo gihugu ubuhanuzi buvuga. Wapi? na Amerika. Buriya rero na Korea y'Amajyaruguru, impamvu navuga ko iri mu mandazi, buriya dushobora kubyuka rimwe tugasanga bayishyize hasi yasibanganye, ibyayo byibagiranye nk'uko byagenze kuri Iraq. Bajya bakinira muri Korea ntibazakinisha Amerika. Amerika inyamaswa yazamutse ivuye mu gitaka, ubuhanuzi buvuga ngo izakoresha ububasha bwose bw'inyamaswa zamutse ivuye mu nyanja. Ni murebe intambara ziri mu matorero ubu ngubu. Amatora ya gikirisitu ruranigana, atari ya gikirisitu ruranigana. Wareba ibyo bapfu ugasanga sino kubaha Imana shwi, n'amafaranga n'ibyubahiro, n'ugusuzugurana, n'ugukerensanya, nta bapfi by'Imana. Reka da, ndababwira mwababwiriza mwe mutarimo kwerekana ibigiye kubaho, muzakubitwa inkoni nyinshi. Isi irimo kuramukwa, igihe cyayo cyashize, irakamwa amakuru, umukiza agiye kuza, namwe muracecetse. Ntabwo mubereka kaga n'ishyano bagushije. Turiho mu gihe cy'icuraburindi, igihe cy'umwijima, aho amatorero ashinjwa ko afite ubuhumyi, kandi ko izo mpumyi zirimo kurindagira ari izo mu minsi y'imperuka zatsiratsije. Ibi by'icuraburindi rihari, ibi byo kumenya umucyo, byakagombye kandi kuvumburwa no kumenywa n'abanyapolitike. Ariko ibya Bibiliya ntubabwire, reka da, bibereye muri politike. Mu gifaransa navuga ngo la politique c'est l'art de mentir. Ni nayo mpamvu rero aba bakozi b'Imana b'amahara kubiri, abanyamadini n'abanyapolitike bagomba kuzabazwa ibyo bakoze n'ibyo bakoreye abo bayobora. Uzi kuzabazwa ibyawe n'iby'abandi. Baraza kugerayo, ariko baragerayo nawe wamaze kubona ubutumwa mwoherereje. Kandi ngira ngo uzi ubutumwa Korea yacu itanga ko ari ubutumwa bushaririye. Uguhiga ubutwari muratabana rero
tugiye kumvana imitsi turebe uzabihomberamo. Akenshi muvuga ko mufite inyubako ndende, muvuga ko mwateye imbere, ariko se gutera imbere bivuze iki mu gihe ushobora kubaka ibikorwa imyaka 50 ariko ijambo rimwe ry'ubugoryi ritarimo ubwenge rikaza gutuma ibyo bikorwa bisenyuka mu masaha atarenze 3? Utiga Bibiliya biragatsindwa, utiga ubuhanuzi biragapfa bihere. Azaza shyira muri ubwo bwonko bwawe, ubwenge bwawe, mu mutwe wawe, Yesu azaza. Ahubwo ikibazo, uzamwakira ute wa mutegetsi? Uzamwakira ute wa munyedini we? Uzamwakira ute muturage utuye ku isi? Kuza hazaza ni ihame ridakuka. Turabategereje abakunzi bacu ba Ayaloni TV, muze twige ijambo ry'Imana. Ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ayaloni TV ni urubuga nyamwuga. Ayaloni TV ni urubuga rukuri. Ayaloni TV. Mana ikomeye, turagushimye, tugushimiye kuri Imana natwe tukaba abantu, kandi tugushimiye kubera hose icyarimwe, ukaba ari wowe wadushyize ku isi, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo rituyobore muri isi y'icuraburindi, isi y'umwijima, isi buditse ibyaha. Turagushimira rero ko waduhaye umucyo ugomba kutuyobora kugira ngo tugeze ku gakiza kuzuye, nabyo bishimirwe. Turi mu biganza byawe rero, turagusaba cyane kugira ngo iri jambo rigiye gutambuka rigira akamaro buri wese, maze twese tukubonereho umugisha mu izina ryiza rya Yesu, amen. Umutwe w'icyigisho cyacu, ibyo tubona. Ibyo tubona. Buriya kutiga ubuhanuzi ni ikibazo gikomeye. Kutiga ubuhanuzi ni ikibazo gikomeye, ni n'akaga n'ishyano abantu bagushije. Ikindi cya kabiri, kwiga nabi ubuhanuzi nabyo twabifata nk'irindi shyano. Hari kutiga ubuhanuzi, hari no kubwiga nabi. Abo bose bakora batyo bazagwa mu rwobo rumwe. Umutwe w'icyigisho cyacu ni ibyo tubona. Turabona iki muri iki gihe dutegereje kuza kwa Yesu? Akaza atungutse ku bicu, kandi akaza atunguranye, nk'uko bise bitungura umugore, kandi nk'uko umujura atungura urugo agiye kwiba. Uko bigenda niko Yesu agiye kuza. None muri iki gihe ni ibiki bigaragara, ni ibiki tubona? Muri Yohana igice cya 1 kugeza ku 5, iri somo twarabibasobanuriye. Ubwo Yesu yazaga mu isi bwa mbere, aje ari Mesiya, aje kuvukira mu isi, aje gucungura ab'isi, aje kugira ngo agire icyo akorera abantu bamwitegure, noneho naza bwa kabiri bazabashe kumwakira. Nicyo cyigisho twari tumazeho iminsi. Uyu munsi rero reka duse naho dusubiye kuri iriya somo. Yohana igice cya 1 kugeza ku 5 haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo uwo yari Imana. Twarabivuze ngo ndetse nta cyaremwe, ku 3, nta cyaremwe kitaremwe nawe, ngo uwo yaje mu bisi ariko abisi ntibamumenya. Yari umucyo uza ari bwo bugingo bw'abantu, ariko uwo mucyo uvira mu mwijima. Bibiliya isoza ivuga ngo ariko uwo mwijima nturakamenya ko uwo mucyo wavuye. Nageranije uwo mucyo, ngerageza kubabwira ukuntu wavuye ukavira mu mwijima, ariko umwijima ntiwabasha kumenya ko umucyo wavuye. Ni igitangaza gikomeye kuba wacana itoroshi kandi ari mu mwijima, itoroshi ntigaragare kubera umwijima ukuntu buditse cyane. Mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 1:19 haranditswe ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Bibiliya ikongeraho amagambo akomeye ngo muzaba mukoze neza nimuryitaho. Zirikana iryo jambo. Ngo impamvu ni iyihe? Ngo nuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima. Muzaba mukoze neza nimuryitaho. Hepfo niho havuga ngo nta buhanuzi bubasha gusobanurwa uko umuntu yishakiye. Oya, muririmbyi we niwe yavuze amagambo meza, aravuga ngo nshuti jya ugendera mu mucyo. Impamvu yavuze ngo nshuti jya ugendera mu mucyo, yongeyeho amagambo ngo woye kurindagira. Ngiyi impamvu ituma abantu bagomba kugendera mu mucyo, ni ukugira ngo batarindagirira mu icuraburindi.
gusa tukiri aho ngaho ibi byakagombye kubonwa n'abanyamadini. Ibyahishura igice cya 3 ahavuga ku itorero rya Laodikiya, abanyamatorero bariho bateze amatwi iyi radiyo bumva iki? Turiho mu gihe cy'icuraburindi, igihe cy'umwijima, aho amatorero ashinjwa ko afite ubuhumyi, kandi ko izo mpumyi zirimo kurindagira ari izo mu minsi y'imperuka zatsiratsije. Iryo jambo muryumve neza, impumyi zatsiratsije ziri mu mwijima w'icuraburindi. Iby'uyu mucyo, iby'uku kumenya aho igihe kigeze, mu gihe Yesu yenda kuza no kumenya icyo gukora, abanyamadini nibo bakagombye kumenya ngo ni ibihe byangombwa bikenewe kugira ngo abantu bahumuke. Sabo bonyine. Ibi byo kuza kwa Yesu, ibi by'icuraburindi rihari, ibi byo kumenya umucyo byakagombye kandi kuvumburwa no kumenywa n'abanyapolitike. Ariko ibya Bibiliya ntubabwire, reka da, bibereye muri politike. Mu gifaransa navuga ngo la politique c'est l'art de mentir. Ngo politike ngo na amayeri n'amacenga yo kumenya kubeshya. Munyumvire, inzego ebyiri, inzego z'idini zakagombye kumenya igihe tugezemo zikatuburira, inzego za leta zakagombye kumenya igihe tugezemo zikatuburira. Muzi impamvu aba banyamadini babwire, baba abayobozi b'amadini, baba abayobozi bo mu rwego rwa politiki, aba bose Yesu azababaza impamvu abantu be batinjiye mu ijuru. Muzasubiza iki? Muzatanga bisobanuro ki? Niki muzireguza imbere y'uzacira urubanza bazima n'abapfuye? Abaroma igice cya 13 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2 ngo ibyo kugandukira abategeka. Buretse mwumve, haravuga ngo umurongo wa 1, umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko nta butware butava ku Mana. N'abatware bariho ariko bashyizweho n'Imana. Urumva icyo Bibiliya ivuga? Abatware bariho ariko bashyizweho n'Imana. Ikindi umurongo wa 2 ngo nicyo gituma ugandukira umutware aba yanze nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Mutegetsi cyangwa se muyobozi wo mu rwego rwa politiki, abize amashuri nk'ayo wize bangana iki? Abavukiye amezi 9 nkawe bangana iki? Abo mu nganya imyaka bangana iki? Kuki ari wowe noneho Imana yashyizeho ikaguhitamo ngo nyoborera akagari? Kuki ari wowe? Hari abakurusha amashuri, hari abo muyanganya, hari abo yarusha. Kuki utibaza impamvu ari wowe Imana yagutoye ngo nyoborera akagari, nyoborera umurenge, nyoborera akarere, nyoborera intara, nyoborera itorero, nyoborera umutwe wa gisirikare? Ni nayo mpamvu rero aba bakozi b'Imana b'amahara kubiri, abanyamadini n'abanyapolitike, bagomba kuzabazwa ibyo bakoze n'ibyo bakoreye abo bayobora. Ntuzi kuzabazwa ibyawe n'iby'abandi. Buri muntu wese yitwa ko ari mu mwanya w'ubuyobozi, umutwe wari wo wose ayobora, umutwe wari wose atwara, amenye ko Imana izamubaza ibyabo bantu. Ni byiza kubakora ibyo ugomba kubakorera, ariko uzanabazwa ngo ni kubera iki batageze mu bwami bwo mu ijuru, kuki batinjiye mu bwami bwo mu ijuru? Barihe abantu naguhaye kuyobora? Ku bayobozi b'amadini n'amatorero rero, abayobozi b'amadini n'amatorero ayoboka Yesu, mumenye Yesu ko ari umutambyi mukuru. Icyo mukimenye, unagerekeho ko ari n'umucamanza. Shaka kugira ngo mwumve ibi bintu neza. Yesu ku banyamadini n'abayobozi b'amatorero, Yesu niwe mutambyi mukuru, ariko ntuzigere wibagirwa ko uwo murimo w'ubutambyi awuvanze n'ubucamanza. Utazagira ngo azaguhongerera, akwiteho, yite ku bibazo byawe, abikemure, wiyibagize ko ari n'umucamanza. Ikindi, ku bayobozi bo mu nzego za leta, Yesu niwe mutware utwara abatware. Nawe icyo kimenye wuteze amatwi y'iradiyo. Ni umutware utwara abatware, arakuyobora. Niwe uyobora. Buriya ari hejuru ya perezida, ari hejuru y'abami bo mu isi,
ari hejuru y'abayobozi abari bo bose. Umenye rero ko ari umutware utwara abatware, ongeraho ko ari n'umucamanza. Ubwo rero witegure kuzahagarara imbere y'ubazwa ibyo wakoze n'ibyo wakoreye abuyobora. Ku basirikare, guhera ku ipeta ryo hasi kugeza ku ryo hejuru, Yesu niwe mugaba w'ingabo. Niba utanabizi ubimenye, ibyo biri muri Bibiliya. Kuba ari umugaba w'ingabo, reba uburyo wubaha shobuja n'ukuyobora. Bona amategeko ya gisirikare avuga ko ntawo hasi witekerereza, atekererezwa n'uwo hejuru ye. Aramubwira ngo caha, agacaha. Ibyo byanavuzwe n'umusirikare yahuye na Yesu muri Matayo. Aramubwira ati, we wikwiriguza mu nzi wanjye, tegeka gusa, mfite umutwe w'abasirikare nyobora. Nanjye iyo bambwiye ngo nkora ikintu icyo nkora, nanjye abo nyobora ndababwira ngo kora iki bakagikora. Musirikare uteze amatwi iki cyigisho, umenye ko hari afandi w'abandi bafandi. Umugaba w'ingabo ni Yesu, ongeraho ko ari n'umucamanza. Wicara uzi ko nawe umunsi umwe tusera apere akomparetre imbere ye, uzahamagarirwa kugira ngo ujye imbere ye. Uzasobanura iki imbere y'afandi, imbere y'afandi w'abafandi bose? Abami bo ku isi bazabasha kumva iki cyigisho, niba bazabumva ikinyarwanda nanjye simbizi. Yesu ni umwami w'abami, usibye no kuba umwami w'abami, nabo ubongerereho ko ari n'umucamanza. Ni umwami, ayobora abandi bami, kandi ni umucamanza. Ku baganga, ivugire ku baganga, baba baganga ba gakondo, mwibuke ko yigeze gutoba ibyondo akajya asiga abantu. Mubyibuke. Mwibuke ko yajyaga abwira abantu ati genda ufata amazi urebe ukuntu wakwihumura, ikibazo cyawe kirahita kirangira. Yawe yewe n'abakizungu, aba gakondo, Yesu mwibuke ko we gusa yaravugaga ikibazo kigakemuka. Hirya y'ibyo nawe wongereho ko ari umucamanza. Tuvaho ngaho ku banyabwenge bose uwakandagiye mu ishuri, uzi ko yakandagiye mu ishuri akaba ari kuri ubu butaka bwaremwe n'Imana. Yesu niwe wahanze byose, ubanza ubimenye. N'ubumenyi mwitwa ko mufite bwose burashingira ku byo ubwe yakoze. Tujye ku ikoranabuhanga. Ku ikoranabuhanga, abahanga ku ikoranabuhanga, reka tubivuge dutyo. Yesu asimburanya amanywa n'ijoro. Wamwumvise? Iyi systeme solaire igendera ku itegeko rye, ibyo wicara ubizi. Iyi mibumbe ntigigongana, iragendera kuri gahunda ye neza. Izi ngingo zacu z'umubiri, amaso uko akora, ururimi uko rukora, akanwa uko gakora, ubwenge uko bukora, ibirenge, intoke, amaboko, inda, igifu, urwagashya, ingingo z'umubiri wacu zose zikorera kuri gahunda yazihaye. Yesu we uri mwiza gusa, uri mwiza gusa. Nzavuga ibyawe kuko ari byiza. Ni byiza, ntawe musa, niyo mpamvu nzavuga ibyawe. Hano muteze amatwi iki kiganiro cy'uyu munsi, ndashaka kubatangariza ngo Yesu araje, ariko isi ibundikiwe n'umwijima w'icuraburindi. Abantu ntibabizi. None turabigenza dute? Inzego zose urazitegereza ukazisomamo ko nta na rumwe rwiteguye Yesu muri izi zose nari ndimo kuvuga. Ntarwo. Urazisomamo ko nta numwe witeguye Yesu. Umwijima w'icuraburindi urabuditse, harijimye, ni mu mwijima w'icuraburindi. Ariko ibikorwa byo mu mwijima murabizi. Mwari muzi ko umubare munini w'amabandi n'abajura wiba n'injoro. Kuki ubundi bikinga ijoro? Nuko atari ryiza. Nimo kubabwira ko turi mu gihe cy'icuraburindi ribuditse, icuraburindi ribuditse, ariko ribuditse, nongereho ngo ribuditse. Jye wibaza impamvu umubare munini w'amabandi n'abajura biba n'injoro. Inzoka n'izindi nyamaswa zimwe na zimwe z'inkazi zihiga n'injoro. Kuki zitagenda ku manywa? Kuki zikinga ijoro? Niba tuvuga ngo isi iri mu mwijima, ubwo nta somo urimo kugenda ukuramo aho ngaho. Ubusambanyi bwinshi,
ababukora babukora bikinze ijoro. Abicanyi umubare mwinshi bashimuta kandi bakica n'ijoro. Niko bigenda. Ntabwo babikora ku manywa ngo ibyo bakora bitagaragara ngo bijya habona. Urusaku rw'imbwa zirira, ninde wigeze yumva imbwa zirira ku manywa? Imbwa zirira n'ijoro kuko ari n'ijoro, ari mu icuraburindi zirarira, ariko ntushobora kubona imbwa irira ku manywa. Katuvaho ngaho kubisanzwe. Yakobo wakundaga Rasheli, uzi ko mu gitondo yisanze yaryamanye na Leya, yarazi ko umugore yashatse Rasheli ari we baryamanye. Impamvu bamuriganije babikoze ari n'ijoro igihe cy'icuraburindi. Hari abantu bajya bikanga baringa, iyo bagenda bakanga kugenda n'ijoro kubera ubwoba bafite, kandi bikanga ibintu bitariho. Kuki ubwo bwoba babugira kubera ko ari n'ijoro. Nta n'ikinyabiziga yewe gishobora kugenda kitagira amatara n'ijoro. Ntibibaho cyamara abo gitwaye. Mu rukerera nimusoma Bibiliya butaracya neza, nibwo abantu batunguwe bibuka kujya gukora ibyo bagombaga kuba barakoze mbere. Bibuka kujya gushaka amatabaza, baje basanga bakingiranywe. Barabwirwa ngo nimumve imbere mwankozi z'ibi bimwe sinigeze kubamenya. Bibiliya isoza ivuga ngo mu mwijima niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Umunyabyaha wese yava akagera ari mu mwijima w'icuraburindi, natavamo ni akazi ke. Kandi ikintu nabonye n'abanyabwoba nabo birinda kugenda n'ijoro. Ni iki rero gitumye mbabwira iby'ayo magambo? Ubu ngubu hari utuntu tw'utubazo navuga ngo ni utubazo dutoya. Abantu batangiye kwibaza ku byo barimo kubona ku isi. Ngo hari ikibazo gikomeye, ngo turapfuye turashize, ngo Amerika igiye kurwana na Korea, ngo kandi Korea ngo ifite ibitwaro bya kirimbuzi, ngo kandi ibyo bihugu birareba na y'ingwe, ngo hashobora kuba hagiye kuvuka intambara ya gatatu y'isi. Nigeze kumva n'abanyamakuru nabo bavuga bati intambara ya gatatu y'isi irashoboka kuko buriya bashobora kurwana. Kutiga Bibiliya biragatsindwa, kutiga ubuhanuzi biragapfa bihere. Ububasha buyobora iyi si turimo bwari bufitwe n'Abanyaziya mbere, nibo bari babufite. Ndashaka kugira ngo mu ntege amatwi tuzajya duhindura fazi, ubundi twigaga ibyo gutsindijwe n'ubuntu kubwo kwizera, reka tubavange murimo n'akantu k'ubuhanuzi ho gakeya. Ububasha buyobora isi yacu ubu bwabanje guhabwa Abanyaziya. Bitwara nabi, Imana irabubambura. Mubyumve neza, bitwara nabi, Imana irabubambura. Kubera iyihe mpamvu? Politike wasangaga rimwe na rimwe igenda igaconshomera iyobokamana rikaba rirazimye, rikabaho ariko nta mbaraga rifite bitewe n'uko politike yari conshomeye. Cyangwa se iyobokamana naryo ryagira ingufu rikanesha politike ikagendera mu kwaha kwayo. Mufungura amatwi mbabwire ku mateka. Iyo duhere ku cyo bita expansion des Hittites, wenda tukivugemo ko bagisoma mu Gifaransa, Abahitite. Babuloni ya mbere yagejeje mu mwaka w'700, maze yigarurirwa n'ubwo bwoko n'iryo shyanga ry'Abahitite. Barakomeza, ntabwo bagarukiyaho, bafata Aziya nto berekereza muri Palestina, bagana muri Egiputa, barayihangura. Ubwo hari igihe cyuriya mugabo bita Yosefu. Wenda reka mpera amateka aho ngaho. Mwitangira igice cya 14 hatwereka intango y'iyo ntambara. Guhera mu mwaka w'1500 Egiputa yaje gukomera. Icyo cyari igihe cya Yosefu. Ibikomangoma byaje kurwana inkundura, bimenesha abanyamahanga kugeza muri Mesopotamiya. Egiputa yari ifite imbaraga zidasanzwe, irarwana yinjira muri Aziya y'Amajyepfo, maze irakubita yigizayo. Iyi ntwari Yosefu turimo kuvuga ibyo ntambara zatangiye muri icyo gihe,
yatanze mu mwaka w'igihumbi magana 590. ubwo ni nyuma y'imyaka 64 nibwo noneho mu mwaka w'igihumbi 526 Mose yaje kuvuka. Utega amatwi mwumve. Wa munyegiputa, wa wundi wakoze kuri Mose, wa wundi Mose yazize, wa wundi watumye ahunga, yamwishe mu mwaka w'igihumbi 486. Aribwo yagannye ishyamba arahunga kuko ntabwo yagombaga kujya mu mujyi. Abanyegiputa barayiyoboraga, bari kumuvumbura bakamufata ajya kwihisha mu ishyamba. Yavuyeyo mu mwaka w'igihumbi 446. Nyuma y'imyaka 40 nibwo noneho yakoze akazi gakomeye cyane, azamura abaheburayo abavana mu gihugu cya Egiputa. Ubutayu banyuzemo babuzerereme imyaka 40. Ari wo mwaka Mose yapfuyemo, ubwo hari mu mwaka w'igihumbi 406. Muri uwo mwaka nyine ndimo kubabwira w'igihumbi 406, Yosuwa yahise afata ubuyobozi, yinjirana n'ishyanga i Kanani. Iyi myaka ya 40 yagiye iboneka ahantu henshi. Igihe cyo kuvuka mu mwaka w'igihumbi 526, mubyumve neza, yica umuntu umunyegiputa nyuma y'imyaka 40. Abisirayeli bazamuka mu 486. Nyuma y'imyaka 40, 446 nicyo bagenze muri ubwo butayu. Ubutayu nukuvuga ngo babugenzemo imyaka 40. Yosuwa aza gupfa. Muzi ko ari wagejeje Abisirayeli mu ntuza muri Egiputa. Amaze gupfa hinjira igika cy'abacamanza. Igika cy'abacamanza kimaze kujyaho, nagiye mbabwira uburyo iryo shyanga ryagiye ryitwara mu mateka yaryo. Niryo ryari ryarahawe kuba abami n'abatambyi kugira ngo riyobore isi riyiganishe ku Mana. Ntabwo ryigeze ryuzuza izo nshingano. Politike zo mu isi bazigendeyeho maze ziraza zimira iyobokamana ryariho muri icyo gihe. Abari ishyanga riyoboka Imana, abagomba kuyobora abantu ku Mana, maze baragenda bapfa ubwenge, ibyabo birarangira. Abacamanza bavuyeho. Hashize imyaka 40, Sawuli ayobora, akora ibyangwa n'Uwiteka, avaho hajyaho Dawidi, ayobora imyaka 40, avaho hajyaho nuza Salomo, ayobora imyaka 40, avaho. B'Abasiriya bamwe twagiye twiga aribo bashuri bavugwa muri Bibiliya batangiye gukomera bo mu mwaka wa 750. Isirayeli rero nk'ishyanga ryanze imiburo ryaje guhura n'akaga gakomeye, gushaka kugenda nk'uko politike zo mu isi zigenda, gushaka gukora nk'uko abisi bakora, bakibagiza ko ari ishyanga ryavuye ku Mana, rigomba gukora ibimenyetso n'ibitangaza rikomora ku Mana, rikubaha Imana, rikigisha abandi. Iryo shyanga ry'abagomeramana ry'igice cyo mu majyaruguru barishenye nyuma y'imyaka 29. Ubwo mu mwaka 721 iby'iryo shyanga byari birangiye, bisibangana mu isi kugeza n'ubugingo n'uyu munsi. Nyuma y'uyu mwaka ntabwo Abisirayeli bongeye kuvuga. Abashuri nabo bari batsinze abo mu majyaruguru, bamaze imyaka 138. Amahanga batinya, ariko abigaho. Mubyumve neza, abigaho. Ushobora gukomera umutegetsi, hari abandi barimo kukwigaho uburyo bazaguca mu mizi bakakubirindura. Babigagaho, maze uko barwanye, uko banesheje amahanga, uko bayoboye imyaka 138, babigaho. Abaperesi, Abibabuloni, Abanyegiputa, icyo gihe bahigaga ubutware bw'abazayobora iyi si. Bitegereza Abashuri, turaje tukwereke. Abashuri barirara, maze Abamedi batera Abashuri babatunguye mu mwaka wa 612. Barabatsinda, kapitale yabo yaniniwe ifatwa mpiri. Babuloni yo yari imaze imyaka yiyubaka cyane ku gihe cy'umwami Naboporosari. Mu mwaka wa 625 Naboporosari ahita yima ingoma. Uyu ni nawe se wa Nebukadinezari mu busoma muri Bibiliya. Mu mwaka wa 612 Siyaxaresi ashaka ubushuti hagati y'igihugu cye n'iki Babuloni. Egiputa nk'igihugu cyarimo gukomera cyaje gutsindwa na Babuloni kuko niyo yari ifite ububasha n'ubushobozi kuri icyo gihe cya Naboporosari se wa Nebukadinezari. Maze Babuloni iragenda ikubita Egiputa, iyikubita, iyinesha,
iyi nesha ubutongera kubyutsa umutwe. Icyo gihe abamedi nabo ntabwo baretswe. Uko gutsinda ibihugu rero kwa Babuloni ni Nabukorosari wagutangije, maze kuza kunganirwa n'umuhungu we Nebukadinezari abari gukomeza. Ibibazo nk'ibi bitera icuraburindi mu isi. Aka ni akavuyo kaba kari mu isi k'imirwano, k'ibibazo bya politike, ko gusimburana ku butegetsi, gatuma habaho icuraburindi mu isi. Ko munkurikira, Nabukorosari se wa Nebukadinezari yoboye imyaka 20. Ubwo n'uguhera mu mwaka 625 kugeza mu mwaka 565. Uwamusimbuye ni Nebukadinezari yoboye imyaka 43. Yahereye mu mwaka 605 ageza mu mwaka 562. Asimburwa n'uwo bita Evil Merodaki, yayoboye igihe gito cyane, imyaka 2. Evil Merodaki asimburwa na Neriglisari, ayobora imyaka 4. Neriglisari asimburwa na Rabashari Marduk, ayobora umwaka 1. Nabonide na Berushazari bayobora hagati imyaka 19 na 23. Bava ku butegetsi, bavuye ku butegetsi babumazeho imyaka 66, maze barasimburwa. Ubwo butegetsi buvaho. Bumaze kuvaho, bumaze gusimburwa, uragenda. Wakwibaza ngo ishyanga ryubahaga Imana icyo gihe ryo ryari riri hehe? Ryari rihari. Ariko ibibazo bya politike byararimize. Isi yari mu icuraburindi, ariko njashima Imana ntabapfira gushira. Mu mwaka wa 331 abagira ikibaba bagiye ku butegetsi. Ubwo ndashaka ko munyumva ibingibi. Ubutegetsi buvuye muri Aziya, ubuyobozi buvuye muri Aziya, Imana ari bahaye kuyobora isi. Ubwo no kuvuga ngo kuba Medi no kuba Babuloni birabananiye, Abashuri birabananiye, Abanyegiputa birabananiye, Ababuloni birabananiye, ubwo Medi n'Abaperesi bibananiye, noneho Imana tereka ngane mu Burayi. Ndashaka mwumva icyigisho neza mu gisobanukirwe. Mu mwaka 331 ihima none habagira iki? Kwima kwaba Alexandre Mukuru ni Yesu wamuhaye ubuyobozi, arambwira ngo genda urwana amahanga yose uyatsinde. Cyokora cyo nurangiza urugamba uzanyubahe, toze n'isi zanyubahe, bazagendane nanjye, banyumve, bankunde, ndetse bafatanye n'ishyanga afite rinyubaha ry'Abisirayeli. Imana ibaha ubutware Abanyaburayi. Mu mwaka 331 kugeza mu 168, nkuko muri Daniel habivuga igice cya 11, Abagiriki babuvanwa mu biganza, barabwamburwa. Yitwarire yabo bari ku butegetsi, bari ku ngoma, byatumye bayivanwaho, kandi nabo ntabwo bigeze bamenya uko babuvanweho. Amateka ubwo byari bigeze kuri Antiochus Epifane wa 8, amateka aravuga ngo ukuntu uwo mugabo bamumariye ingabo, uwo mujenerali bica ingabo ze, barazica. Abaromani bajya gufata ubutegetsi, ngo yabonye ingabo zimushizeho, amateka aravuga ngo nuko ahunga yiruka nk'imbwa izingiye umurizo mu maguru yayo. Uri kikubwira ko imbwa yatsinzwe, yagize ubwoba, uwo murizo irawuhindeka awushyira mu maguru yayo. Ngo urebye ukuntu Antiochus Epifane wa 8 yahunze ingabo zimushizeho, ngo bisa naho yari nk'imbwa izingiye umurizo mu maguru yayo. Abanyaburayi Imana ntibahaye ubutegetsi, igice cya mbere cy'Abagiriki. Abaromani ntibinjiye mu 168, Imana ntibubahaye, ibaha ubutegetsi, ariko ibuha Abakayizari. Ntibageze ku ngoma, baranzwe no kwica no kurenganya, nicyo bari bazi gusa, nta kindi. Imana yaragowe. Abanyaburayi irabagoragoza, Abakayizari irabasezerera. Meya nibakuvanaho, gitifu w'umurenge nibakuvanaho, wakagari nibakuvanaho, nyine Imana ibishyizeho sinyatire ngo muvaneho, mujya agende hajye hundi, kuko nta butegetsi, nta buyobozi butava ku Mana. Naba ndimo kugenda mvuga nuko Imana yagiye ibasimburanya, uko mbivuga ni nako byanditse muri Bibiliya. Mu mwaka 476
kugeza mu mwaka w'igihumbi 798 Imana itireka ntoranya abandi abapapa nabo mbaho ingoma. Ibyo bagombaga gukora byari ibi, mubyumve neza. Abapapa bagombaga gusubiza ibintu mu buryo byangijwe n'izindi ngoma zagiye zibanza, cyane cyane ingoma y'abakayizari, bagasubizaho imisengere yavanyweho n'abapagani b'abakayizari. Abapapa bagombaga gutoza abantu kugendera ku murongo mwiza w'ibyo Bibiliya yigisha. Abapapa bagombaga gushyiraho politike nziza mu isi izatuma abantu, abayobozi bayobora neza, Imana ikamenyekana mu isi, bagakora politike nziza ituma abantu bubaha Imana. Unyumvire aba bayobozi ba Kiliziya Gatolika ibyo bahise bakora. Bahise bakuba inshuro 22 umubare w'aba bakayizari bishe. Unyumvire igihombo Imana yagiye igira. Bahise bakuba inshuro 22 umubare w'aba bakayizari bishe. Ikindi kintu bakoze, bavanyeho amahame shingiro ya Bibiliya, bayashyira hasi. Isi yose yigishwa ibihimbano by'abapapa, by'abapagani, by'abadagendana na Bibiliya. Imana irasibangana, Imana ibyayo birashyirwa hasi. Abami n'abaperezida bagategekwa gukora ibivuye i Roma, isigwa mu icuraburindi ityo. Murumva? Muteze amatwi ibi bintu. Imana iti biranze mu Burayi. Ubwo biba biranze nyine, kandi ubwo bagiye basimburwa gutyo. Ubwo byanze mu Burayi, reka njye mu buvivi bwabo Abanyamerika. Uburayi bw'Abagatolika ibyabwo tubusanga muri Daniel igice cya 7 ku nyamaswa ya 4. Amerika rero nk'ubuvivi bw'Abanyaburayi n'isuzugurwa ry'Abanyafurika n'abapagasi bavuye mu Bushinwa no mu Buhinde bagiye guturayo. Imana itereka ndwarize kuri abo ngabo. Byahishwe igice cya 13 here ku murongo wa 11. Indi nyamaswa zamutse ivuye mu gitaka. Aba bose ndimo kuvuga baremye icuraburindi mu isi, kuko ibyo bagombaga gukora ntabwo ari byo bakoze. Ntimuzitiranye ibintu rero, ntimuzitiranye ibintu kubwo kwiga nabi cyangwa se kutiga ubuhanuzi. Nituzitiranye ibintu. Amerika mubona kiriya gihugu cy'igihangange niyo igomba kuyobora iyi si, ikayiyobora yose. Mubyumve, mubitega amatwi, mubishyira mu bwonko, kuzageza igihe Yesu azazira, kuko ibyanditswe byera birabibemerera. Koreya nababwiraga, Koreya mubona irimo kwiyemera n'abaperezida bayo. Bafata umuntu bakamurasisha ikompora misiri irasa indege kugira ngo berekane ko bakomeye cyane, bapfusha ubusa. Kuriya yigira, yikarakasa, yigira igihangange mu isi. Ibyirimo ntabwo ibizi, iri mu mandazi, ntizi ibyirimo. Iri mu mandazi, muvugo umugani wa yamvugo y'abiki gihe. Ntabwo izwi, Bibiliya ntiyivuga. Ntabwo iyivuga. Ubushinwa nubwo ari igihugu kirimo gukomera, kirimo kugenda kigwiza ingabo mu isi, cyongera kugaragaza ko nacyo noneho kigiye kwinjira muri politike, cyari kibereye mu bucuruzi, nacyo nuko kiri mu mandazi. Kirashaka gukomera ngo kigire imbaraga, ariko izo mbaraga zacyo ntaho ziboneka mu byanditswe byera. Wapi? Irani burisa naho yazamukiye rimwe na Iraq. Nyamerika barayireba bati Iraq reka tube tuyikijijeho gatoya. Biriya yigira ngo ifite intwaro za kirimbuzi ngo yarwana na Amerika ngo yagenza. Biriya nibyo yigira. Iri mu mandazi nayo ntabwo izi byirimo. Wayigira inama yababwira ngo mugabanya kurindagira. Wagira inama Koreya yibwira ngo gabanya kurindagira. Wagira inama Ubushinwa yibwira ngo ntuzigere wipima kuri Amerika. Ubuhinde, ibi ni ibihugu birimo ibitwaro bya kirimbuzi, ubona isi ifitiye ubwoba. Kare ishwi. Ibi barimo kugeraho barimo gukora, ibyo byakozwe n'Abanyamerika guhera mu mwaka wa 60 kuzageza muri 70. Muri za 80 yari itangiye kujya mu ikoranabuhanga badafite. Batangiye kubona hejuru y'ibihumbi 2
utuntu Amerika yakoze kera mu 1960 buriya n'Ubuhinde nabwo buri mu mandazi ntabwo buzi igipfa n'igikira. Kariho mbabwire bagira imbaraga ibyo bihugu maze kuvuga ntibazageza kuri ex-URSS Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Ntabwo muyibuka kera se ihitinga reka nkoresha imvugo z'abiki gihe ihitinga hagati y'umwaka 70-80 kugeza 90 abantu bagatangira kuyibeshaho ngo niyivugwa mu byahishuwe Yohana igice cya 13 ariya ku nyamaswa zamutse ivuye mu gitaka. Batangira kugira confusion, batangira kwitiranya Amerika n'Uburusiya kuko byari bihugu bitewe n'iriya ntambara y'ubutita bati wose birashoboka ko ari cyo gihugu ubuhanuzi buvuga. Wapi na Amerika mwamenye uburyo ishenye Uburusiya se? Mwarabimenye? Mwigeze mumenye uburyo Uburusiya busenyutse kuri strategy ikomeye cyane y'Abanyamerika barayisenya? Buriya rero na Korea y'Amajyaruguru impamvu navuga ko mu mandazi buriya dushobora kubyuka rimwe tugasanga bayishyize hasi yasibanganye ibyayo byibagiranye nk'uko byagenze kuri Iraq. Bajya bakinira muri Korea ntibazakinisha Amerika, ntibazakinisha Amerika. Amerika inyamaswa yazamutse ivuye mu gitaka, ubuhanuzi buvuga ngo izakoresha ububasha bwose bw'inyamaswa zamutse ivuye mu nyanja. Ihererekanya bubasha Uburayi na Amerika ni ibihugu byunze ubumwe. Nihe Abanyamerika batera batari kumwe n'Abafaransa n'Abongereza? Nihe izo mbaraga se? Korea yagakomeye, Uburusiya bwagakomeye, Iran yagakomeye, Ubushinwa bwagakomeye, bwarwana n'ibyo binyamaswa bibiri tubona muri Bibiliya? Birashoboka? Ntibibaho. Abantu bahishwe politike iri ku isi byirimo gukora. Uko rero ibi bihugu ari bihangange byananiwe inshingano, ni nako ibyo bikora hirya no hino byatumye isi ibuditse. Yesu ragiye kuza muri iryo curaburindi abantu batabizi. Iryo niryo agiye kuziramo. Ibyihebe byose bivuka ku ruhembe rw'imbere bivuga ko umwanzi wabyo wa mbere ari Amerika. Bazayigira batese? Umuntu arabyinira muri Afrika ngo ararwanya Amerika, umuntu arabyinira muri Aziya ngo ararwanya Amerika. Cyokora cyo ntibigeze biga Bibiliya ngo amahame bagenderaho ngo nay'ubutagondwa bashingiye kuri ntuza kuri Korowani ntaho ivuga iby'Abanyamerika. Ngiyi impamvu barindagiye niyo nababwiye ngo kutiga ubuhanuzi ni ingorane. Ikindi kubwiga nabi nacyo ni ikindi kibazo. Bijya bimbabaza hari abantu muri iyi si bafite amabibiliya bari barahawe kumenya ubwira bukomeye cyane bw'ubuhanuzi bakabwigisha, ubisi yose kabiri yakagombye kubirimo kumenya uyu mukino urimo kuyikinirwaho. Ariko wapi kada ishwi. Ariko nababwira ngo ibyo ntibizabuza Yesu kuza. Oya, azaza muri iki gihe cy'icuraburindi. Si yuzuye ibyihebe, si yuzuye akavuyo, ahatari intambara ari imyuzura, atari imyuzura ari ubwoba bw'intambara. Ibihugu birareba nayingwe ntibivuga rumwe. Urabona isi yuzuye akavuyo, abategetsi bisi bananiwe kuyobora abaturage, barayobora abanyabyaha naho ari abanyabyaha. Ibibazo byaravutse, siri mwicura burindi rikomeye cyane. Abakagombye gusenga nabo ntibazi inshingano, amadini nayo yararindagiye. Imana cyokora cyo reka mbabwire ngo ntabapfira gushira, yifitiye ubwoko bwayo kandi buzahura na Yesu kandi bazabonana. Rwose cyo ntibabwire. Kanzengere ku musozo kwaro kugira ngo mbe mbaganira babwire ubuhanuzi naho tugeze n'icura burindi sirimo n'ukuntu Yesu agiye kuza yitunguye. Muri Matayo 24:43-44 turavuga ngo ariko ibi mubimenye byinjire mu bwonko bwanyu. Iyo abanyirugo yamenyaga igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Yabaye maso. 44 ngo nuko namwe nimwitegure kuko igihe mudatekereza ariko umwana w'umuntu azaziramo. Azaza shyira muri ubwo bwonko bwawe, mu bwenge bwawe, mu mutwe wawe. Yesu azaza. Ahubwo ikibazo uzamwakira ute wa mutegetsi we? Uzamwakira ute wa munyedini we? Uzamwakira ute muturage utuye ku isi? Kuza hazaza ni ihame ridakuka. Uzajya he? Uzakwirwa he? Uzavuga iki? Uzitwara ute? Reka tuva aho ngaho
amatwi yawe arafunze. Kandi reka mabwire, Bibiliya avuga ngo wiziba amatwi nta ruhare Imana ibifitemo. Uwiziba amatwi ngo atumve icyo amategeko avuga, atumve icyo Bibiliya ivuga, atumve icyo ijambo ry'Imana ryigisha, no gusenga kwe ni ikizira. Ndabwira abasenga cyane cyane, mbwira abasenga cyane cyane ngo buri muntu usenga ategetswe si uguhendahendwa, si no kwingingwa, kumenya ubwiru bukomeye bw'ibyanditswe muri iki gitabo. Uru ni urwandiko rw'inzira ruzaduha uburenganzira bwo kujya mu ijuru. Kubera iki? Nibyigwa neza, abantu babisobanukirwa, ubu butumwa bwiza bukubiyemo bw'uburyo bwo kwegera Imana, bw'uburyo bwo gusabana nayo, bw'uburyo bwo gukemura ikibazo kiba kiri hagati y'umunyabyaha n'Imana, bazakimenya. Kandi nibakimenya bizatuma uburenganzira bwo gukira babubona. Ubu butumwa bwiza rero burimo kuvugwa, buri muri iki gitabo, Abanyamerika bamenye. Umuntu yakubaza ngo ubwo butumwa bwiza ni bwoko ki, ubwo butumwa bwiza ni iki? Ubundi nka definition, ubutumwa bwiza icyo busobanura ni ubutumwa bubwira kandi bukereka abanyabyaha uko bakira ibyaha byabo. Si nicyo gusa, bunatunga urutoke aho babasha gukirira n'uwabasha kubakiza. Yohana, igitabo cya Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yohana, igice cya mbere ku murongo wa 29 hari amagambo akomeye avuga ngo Yohana yita Yesu umwana w'intama w'Imana. 29 bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati nguyu umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ubutumwa bwiza nicyo bumaze bwereka umunyabyaha inzira yo gukira. Gukira ibyaha bye kuko yavutse ari mubi, amaze kuvuka ari mubi, ibyo akoze ni bibi, azababarirwa n'Imana igihe icyo ari cyo cyose azasobanukirwa n'icyo bita ubutumwa bwiza. Niki kizamufasha muri iyo nzira? Ni ibi byanditswe byera, ibi ngibi dufite byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bimwemeza ibyaha bye, biramuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abafitse afite ibimukwiriye byose. Ng'umumaro w'ijambo ry'Imana. Yohana igice cya 8 ho Yesu yareruye aravuga ngo muzamenye ukuri abantu bazashaka kukwiga, kandi uko kuri ubwako niko kuzaba batura. Ngaho rero nujya mu nabi muri ibi byanditswe byera, ntabwo uzasoma ngo ubone ko ari ijambo ry'Imana. Reka da, uzasanga bimwe bigonga bimwe, ibindi bigonga ibindi. Ngaho bamwe bahera berura bakavuga ko atari ijambo ry'Imana, ko ni ijambo ry'Imana. Utazi imbaraga irikomoka ku mikikora n'ikikorera abanyabyaha azabimbaze, zabimusobanurira. Ni ijambo ry'Imana baryize uhereye kera, ryabagiriye akamaro. Ubu butumwa bwiza rero bari bafunguriwe Abanyamerika kugira ngo bamenye. Ni ubutumwa bwagombaga kubakiza, bwabakijije bake, bumaze kubakiza bagira uruhare kugira ngo babwamamaze bukiza n'abandi. Reka mbabwire, wenda dusubiye kuri kiriya gice mu byahishuro handi igice cya 3 ahavuga kuri iri torero n'ubundi twari turiho rya Philadelphia ku murongo wa 9 haravuga ngo dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Kumbe burya Amerika Uwiteka arayikunda n'ibyo ikora byose. Kumbe burya Imana nuko iteye, suko kamere muntu imera. Kamere muntu yihatira kugira ngo yange uyanga. Umva ari kumvura igihushane cy'Imana. Dufite Imana nziza. Aha batubwiye amagambo akomeye. Reka mbabwire ngo kirazira ntandyarya muri gahunda y'Abanyamerika, bakiri ku Mana, bagifitanye urukundo rwa kivandimwe, bagaragara mu gusenga. Ntandyarya n'imwe yajyaga ibavangira. Barayivumburaga bakayimenya, igatamururwa nk'iyambaye ubusa imbere yabo, kuko babaga imbere y'Imana basenga. Icyakorwaga ni iki? Nuko berekanaga umunyabyaha n'icyaha cye, bakamushyira ahagaragara, akihana, kandi akihana amaramaje, kandi ibyaha bye bikababarirwa. Ngiki cyo shimira Uwiteka rero, ngiki cyo shimira Imana. Abantu baravumburwaga. Ibyakozwe no mu gice cya 5 muzi bya Ananiya na Safira, bajya kwihisha mu bantu basengaga, bagashaka kugira ngo baseseremo,
bajyanye uburyarya n'ikintu kidasobanutse. Ariko shima Imana yarabavumbuye ngo kuko abanyamerika bari bameze. Uza amasengesho abanyamerika guhera mu 1755 kugeza mu 1800 hafi na 50. Uza ukuntu babaga imbere y'Imana basenga. Mwari muzi ngo iyi migisha yose bafite yo kuba bakize, yo kuba ari igihugu cy'igihangange, bayikomora kuri ako gasigisigi k'ibyakozwe. Abanyamerika basenga Imana, abanyamerika begera Imana. Aya magambo mujya mwumva birirwa baririmba mu matorero ngo maranata maranata, ngo umwami Yesu araje, ngo umwami Yesu naze. Naho ngaho yavuye. Ubwitange, imbaraga bari bafite, uko basengaga, ibyo byose byatumye buri muntu wari wese ahura n'undi amubwira ngo maranata, umwami Yesu araje, umwami Yesu araje. Yari yo ntero yari iri muri bo. Abanyamerika nibo turiho, twavuye mu Burayi butugeze muri Amerika. Tuva mu bihugu by'Iburayi n'ibibi by'ibyo bakoraga, twimukiye muri Amerika tugaragaza ko nabo batigeze bita ku nshingano z'icyo bahamagariwe. Ariko ubu turimo kubavuga nk'abantu bakije umuriro w'ubutumwa bwiza. Uyu munsi akaba ari ibintu byinshi cyane tugenderaho by'ibyo bakoze. Abaprotestani bavuye mu bihugu by'Iburayi bagahunga bakajya muri Amerika, bagatangiza urugaga rw'abasenga rw'abakunda Imana. Reka rero mbabwire, hari abantu bajya bibeshya cyane bavuga ko Imana itavuga. Mwararindagiye Imana izabayo. Bibiliya ubwayo rero ngo Uwiteka azabe, kandi umwungeri mwiza amenya intama ze, nazo zikamumenya, zikumva ijwi rye. Muri Yohana zikamukurikira. Murumva ukuntu Imana iteye? Murumva ukuntu Imana iteye? Imana ni nziza, ibihe byose izahora ari nziza. Abayo baraziranye nayo, nayo irabazi. Uwiteka azabe nabo baramuzi, kandi cyitonderwa. Ikintu cyiza cyane buri muntu wese akwiye kumenya agahana agaciro niki, nuko wizeye iyo Mana akayizera, Imana imukorera byose. Imana rero iravuga, yavuganye n'abanyamerika, yarabigishije, yabasobanurira ibintu bikomeye, yabahaye ubuhanuzi, yabahaye ibikomeye. Umunsi turabigenderaho. Amateka aratubwira ngo aho muri Amerika turimo kuvuga, mu mihana yaho, mu birorero byaho, mu mazu yabo, humvikanaga amajwi y'abararaga basenga, avec objectif, bafite target icyo bagomba kurasaho, kumenya niba ikibazo bafitanye n'Imana cyararangiye. Icyo ni icyambere, kumenya neza niba ikibazo bafitanye n'Imana cyararangiye. Hari abantu rero burya bajya bibeshya ngo umunyabyaha nta kibazo afitanye n'Imana. Ni ukwibeshya nyine. Basengaga babaza Imana niba ibyaha byabo byarababariwe, ngo bakunde bagire kwemerwa, bagasaba no gukomerera kugira ngo ayo masezerano Imana yabahaye aba yabo koko. Batanganaga ubuhamya hirya no hino. Buri mukristo, reka mbabwize ukuri, yari maneko wa mugenzi we. Ngiki kintu cyanejeje. Yari maneko wa mugenzi we kubera iki? Icyitonderwa, ntabwo kwabaga ari ugushaka ibyaha cyangwa se impamvu kuri bagenzi babo, ahubwo kwabaga ari ukugira ngo umuntu acunge mugenzi we, arebe inenge itari nziza, kuko ngo ntimenya ntijya yinegura. Niko bajya bavuga. Imigani imwe n'imwe ngo ntimenya ntiyinegura. Na nyirahuko yari nziza itajya kugira amabinga. Iyo urebye ukuntu iba yirigata ku kaboko yihanagura, ntabwo izi ko ifite amabinga. Hari abantu benshi cyane bafite ingeso zikabasha kubonwa na bagenzi babo. Icyo gihe abanyamerika icyo bakoraga, baragendaga bagasanga umuvandimwe wabo bakamubwira ati ingeso yikure mu nzira, Yesu ari hafi kuza, kura inzitizi mu nzira kugira ngo twitegure. Ati murakoze bavandimwe, ndabashimye kuba hari ikosa mwambonyeho, uyu munsi mukaba mumburiye, ngiye gushyira mu bikorwa kugira ngo mvane inzitizi mu nzira. Abwira abantu nguzi neza ko nta sezerano afitanye n'Imana ryo kubabarirwa ibyaha, ave mu bugoryi. Umuntu uzi neza ko nta sezerano afitanye n'Imana yaremye isi n'ijuru, iryo sezerano bikaba rishingiye ku kubabarirwa ibyaha, ave mu bugoryi arimo. Yesaya 55:3 ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi, mubikore mutazashaka kubikora impitagihe. Yeremiya 8:6 Yesu avuga amagambo akomeye
mu basenga ko harimo ikibazo akatubwira ngo nabateze amatwi uko bavuga bajya mu nsengero numva batajya bavuga ibikwiriye. Nta muntu n'umwe mu banyamasengesho mu banyamadini wigeze avuga ati mbese naba narakoze iki. Abantu ntabwo bajya bajya imbere y'Imana ngo bazi Imana ngo twereke ibyaha byacu, twereke ibyo twakoze. Muri icyo gice aravuga ngo nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye. Nta n'umwe wihannye ibyaha bye ngo avuga ati mbese nakoze iki. Nudaca bugufi ngo bazi Imana ibyaha byawe wakoze, uratekereza ko ari byo uzabibaza? Aha ngaha buri wese yigirayo, shyira mu bwonko bwawe, yigererayo. Nutigerera ku Mana ngo yibaze ngo ese nakoze iki kugira ngo ubone amendeze yo kubabarirwa, uhabwe amasezerano y'uko wababariwe. Ibyo urimo bifashe hasi, ibyo urimo bifashe hasi. Ngiye gutanga izindi nama. Aho ni ku bantu batafitanye amasezerano y'imbabazi n'Imana, ko bakwiye kuva muri ubwo bwirasi barimo, bakegera Imana bakayisaba kugira ngo bahishurire ibyo bakoze, amafuti yabo babona aho bahera bayisaba imbabazi. Bicare batunze amahoro yo mu mutima bahawe n'Imana, dore ko Imana itubwira ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abona, kandi ngo yambazwe akiri bugufi. Umunyabyaha ave mu byo yibwira, avemo. Ndatanga izindi nama ku bantu bafitanye amasezerano n'Imana. Umunsi mwashenye imwe mu nkingi zubakirwaho n'abagenzi sinzababazwe. Nimuramuka mushenye imwe nibura mu nkingi zubakirwaho n'abagenzi sinzababazwe. Kimwe mugobyo mugomba kuzirikana, mugomba kubaho mwiga ibyanditswe byera kandi mukabyiga neza. Ubuhanuzi mukajambura, byo gutsirishwa mukazambura, amateka mukayiga kugira ngo muvomemo icyo Uwiteka bashakaho. Nubundi abana b'Imana barerwa n'ibyanditswe byera, nibyo biryo byabo. Ikindi cya kabiri kigomba kubaranga, mugomba kubaho muri abanyamasengesho, musenga kandi mukagira umwete wo gusenga, kuko turugarijwe, tugiye gutungurwa. Yesu agiye kuza kandi imyiteguro abona ntayo. Ubwo rero bantu mufitanye amasezerano n'Imana, ni mubeho muri abanyamasengesho niba mwumva mushaka kugira ngo muzajye mu ijuru. Iyo ni inkingi ya kabiri. Inkingi ya gatatu, iyi si buditse umwijima ikeneye abayiburira. Inzego zose zikeneye abazigezaho ijambo ry'Imana. Inkingi ya gatatu tugomba kubakiraho, iyubakirwaho n'abantu bafite amasezerano y'Imana, bagiranye n'Imana, ni ugukora umurimo w'Imana. Iyo ni inkingi ya gatatu itagomba gusenywa. Iya kane ni ukuvugura amasezerano abantu bagiranye n'Imana, iyabababariye bagahora bayijya imbere bayibaza uko bahagaze. Umunsi wigize ikigenge, umunsi wabonye ko utagikeneye Imana, uzamenye ko urupfu rwawe rukugira amajanja. Inkingi ya gatanu, mugomba kubaho murondaho ubwoko bw'Imana buri, kugira ngo mufatanye nabwo, mujijurane, mwungurane, ejo tuzazabona abantu banyamwigendaho. Inkingi ya nyuma, tugomba kumvira umwuka w'Imana. Uzigira ikigenge, ibyo nakazi kawe. Uzisanga icuraburindi ry'umwijima ryiremye muri wowe. Uzisanga wegeze mu gihe wakayutse uri mu butayu utamenya ubwoko bwabo. Uzisanga ari we munyabibazo kandi wakagombye kuba ari we mwana ujyana umucyo mu batarawumenya. Ibi bika byose bigomba kugirwa inama kimwe, kandi bakagenda kumwe, kandi bakagenda nk'uko Imana ishaka. Ahasigaye reka dusenga Imana, kuko igihe cyacu kirashoje. Urakoze Mana yacu, turagushimye cyane kubw'ijambo ryawe rizima kandi ritwereka aho tugeze n'uburyo wirengagijwe. Turagusaba cyane kugira ngo udukure mu mwijima w'icuraburindi, ijambo ryawe ritumurikire nk'uko bikwiriye, mu izina rya Yesu, amen. Amakuru agezweho, musohoke muri Babuloni, muri Ayaloni tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wifuza byose muri Bibiliya uzabisanga kuri Ayaloni TV. Ayaloni TV, reba itangazamakuru rurisha. Ayaloni.